ongera ijwi ryawe uvuge mwami Yesu. Ni hano mu kino kibanza, ndagukeneye ndakeneye kugirwa neza nawe, ndakeneye kubona ukuboko kwawe, imbaraga zawe zimbeho, ungirire neza, impamvu yatuma natabarwa iyo yose ikurweho nawe, mu izina rya Yesu, amina. Mani umugisha. Abari murakoze. Turanezerewe cyane. Nitwa Profete Mukristo Ishari. Ndashimira Imana umwungeri wanyu nyemereye gufata iyi mikoro. Ndanezerewe cyane, n'umugisha udasanzwe kuba banyemereye ndetse n'umurongozi bakorana. Ureke dukomere Imana amashyi. Umugaragu w'Imana nkunda cyane, inshuti yanjye ajya kunsura mu Ngagara, nanjye naramwemereye ko nzaza kumuramutsa. Kunze guhurira kuri radiyo cyane, mu kiganiro agira kuwa mbere na saa 8 kugeza saa 11, yewe no gatanu saa 11 kugeza saa 12. Ubwo rero usanzwe turi inshuti cyane, tuvugana kuri telefone. Yajyaga ambwira yuko hano afite umurimo, kumva ni umurimo woroshye, kumva ni umurimo usanzwe, ariko ndahageze nsanga ni igikorwa kidasanzwe. Ntabwo nari nzi ko muri benshi mukana gutya. Mureke twongere dukomere Imana amashyi. Mureke tunge ibiganza bari kugenda ngo tubasabire umugisha. Ntabwo navuga ngo tutunge umushumba umwungeri ngo tumusabire umugisha. Umwungeri ntabwo ari twe tumusabire umugisha, ahubwo abakirisitu nibo bakora, abari kugira gute usaba umugisha. Nizera neza ko tubuze kuza kuryoherwa. Mundabonamo abantu banzi bakeya, sinzi niba abantu bari basanzwe bazi uburyo bw'abantu. Nawe musanze munzi, ariko mwanyumvaga bari tarano cyangwa nuko munzi ko Kristo aho kugera n'umuhungu w'ibiro 46. Ariko ndemera Yesu ko ari muri gihe. Eka tutatinze dusangire amajambo y'Imana dusanga mu Kuvayo. Abantu bafite Bibiliya twihoze tugereyo. Kuvayo ibice bya 17. Pastor Mani umugisha nawe yajyaga kumbwira cyane. Mbashaka kuzababona none ngo iteka ryo kubabona. Imana ishimwe cyane rwose. Kandi nasanze muri amavuta y'Imana, sanze muri ku gihugiro cy'Imana. Urumva amavuta yanyu nimuze kuza kuyakoreramo. Ntabwo haleluya. Amen. Ntabwo nashazanye amavuta yanjye, ndashaka gukorera ku yanyu. Ndashaka guhagarara mu mbaraga z'umwungeri wanyu. Muraza kubivuga amazi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Abantu bahuri bari kubari. Hari ikibazo. Abantu babiri bari kubari inginga, ikibazo ko bakuye bakwicara. Mwicara kandi twaje. Bari bamugisha mwisho. Nawe bintu mugire nuriya imwicare n'itwaje niyo mutanga abasanyije umwere mugatonda kumwigira koze reka rero tuyahagarare ngo dutegeke biri mu bandi babana byakunzanye kuko ndakumva. Kuvayo 17 umurongo waho wa 14 aravuze ngo
wandike ibyo mu gitabo bibe ikibutso ubarire Yoshua wumvishe yuko nzozimanganya kumenyekanya kw'Abamaleki bibagirwe mubo munsi y'ijuru bose. Amina. Ndasubiramo niwumva hari icyo ukwiye muraza kuvuga amina. Haravuze ngo Uhoraho abarira Mose ati niwandike ibyo mu gitabo bibe ikibutso ubibarire Yoshua ubimwumvishe yuko nzozimanganya ukumenyekana kw'Abamaleki bibagirwe mubo munsi y'ijuru bose. Amina. Data ndabashimiye ku Imana ikomeye kandi Imana igira neza, uri Imana ihambaye kandi uri Imana idakenera inkunga, uri Imana ifite ubushobozi n'ububasha. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Ni wowe ujya utabara bikemera, ni wowe ufite ijambo rya nyuma mu buzima bwacu. Ushime kandi ukive hejuru. Ntabwo mvuze ngo ndaguhaye ikaze n'akarimo ko muri kino kibanza urimo. Reka wiheshe icyubahiro, abaje bakurondera bakubone, babone imbaraga zawe zikomeye, babone kugira neza kwawe Mana. Ayo mashyi wumva dukomye n'ayawe mu izina rya Yesu. Amina. Nakoresha iminota mikeya ariko nagira ngo tuze kuza gufatanya, tuze kuza gufashanya kugira ngo Imana yo mu ijuru ibashe guhabwa icyubahiro. Amen. Nivuga ngo amina muze kwikiriza amina cyane. Amen. Niwumva hariho n'ijambo wumva rigukozeho kwikiriza amina. Amen. Haleluya. Amen. Bace cyane twagombye gutera amina y'abantu nk'ibihumbi nka 5. Haleluya. Amen. Ko mbonye hariho abantu batikirije. Haleluya. Amen. Isanzwe muri ko muvuga ko Kinyarwanda avuka ahantu hitwa Ikayonza, avuka mu muryango w'abana 7, akaba ari mukuru. Bwira mugenzi wawe utamukoze umubwire ngo uyu munsi Imana irakubageza umubabaro we. Amina. Amen. Nahagaritse ibintu narimo ndakora, ngafata amafaranga yanjye ngatega taxi ntabwo ibabi kwa Kongo nkaza nkabaha uyu mwanya. Icyo kintu kikubabaza kigakomeza kikuriho uzagipanga. Imana
umugabo witwa Albin mbona afashe umwanya ahita mu gusenga Imana aragenda akora amasengesho y'isi 40 aya masengesho y'ibyo afite 8 avamo afite 35 avamo baramutebera kujyana mu shahara iruhande kugira ngo bamufotore yegamiye inzu yamaze iminsi 2 atarabasha gufungura neza abaho muri ubwo buzima abaho muri iyo mibereho ayo masengesho amaze kuyavamo nibwo twabonye gutabarwa n'Imana
hari igihe kureka ikibazo gitangiye abantu bakagera kuzagipfira ugeze hagati nabo bakabona ntacyo kumariye abantu bakabona ko ibyo birangiye bakaguhimba amazi ariko mu munota wa nyuma Imana ibasha kugaragara niba abantu bari mu madeni yuko mu munota wa nyuma Imana igiye kubiyereka niba abantu bafite Imana zidakeka Imana igiye kubiyereka ndabona kwizera kwanyu kwabaye kwinshi rero murabyakira niba kwizera bityo ntabwo mukomeze kuvuga tureta twinjira mu mwanya w'ibitangaza Yesu ashimwe. Ari ukanda bibira kwa. Abibira databuja kwa. Maze kubibiriza cyabayeho. Nahise mota kama tundachiwe. Ndatuga ndamani kwashanga. Ndagereza kurara mu butaka. Ndari Imana ndayitakambira. Abantu bari bafite gahunda tuze kuza kuyirira. Baya za magara bakomani bazana tuze tuyirire ndabona byo kutareza ya. Nzaba magara bakomani bari tuzana tuze.
ndamanuka nzana moto ngeze ahita bikabarondo ikintu cyantangaje maze kuhagera mbona nyirambiye bamwambitse amapingu wari wari wandese mbona n'umugani Kuko iyo musenge ikavuga ngo Imana nimukize umutwe umurozo wongera kumuteza ukuguru
gatatu baravuga ngo itunga Satani yagize kuyoborwa ikintu cyo Satani yagize aze kuza gukita buri munsi. Bakomeye bigeze kuba bakomeye ariko ndababona bigeze ko mufite agafaranga karabaye. Ndimo ndababona mwebwe dore guhera hano hano. Kuko ndabona abantu bigeze kuba barabakiza tunga bafite n'imodoka bari byarabarangiye. Mwari kubapfumu murabizi byarabananiye. Nyuma yaho muraje muri Imana ya Profeta Albin. Amen. Niyo mpamvu ndababwira muraje muri Imana. Ukwezi kwa gatanu kwa ukwezi kw'intambara. Kwa ukwezi gukomeye cyane. Ari ukwezi kwa gatandatu. Hakana n'intsinzi zitanga. Amagara Imana ndayibwira Imana y'ijuru kuba hano badateka ntago ari umugambi wawe, kuba Satani yaragize gutya ntabwo ari umugambi wawe, ni umugambi wa Satani. Mvuguruje umugambi w'abadayimoni muri uru rugo, ndagira ngo imbaraga zawe zikore igitangaza. Mpita mbabwira ngo muzane ibyo kurya mutera, barabizana barateka barafungura nzigaburiye bamerewe neza. Umugabo yari yaratorotse arongera aragaruka, icyo gihe mbona ukuboko kw'Imana. Maze kuhava ndateka arimo amaze iminsi ine cyari gikorana ndongera ndataha. Baruvuze ndategeshaga amafaranga ibihumbi 10 y'amanyarwanda n'ibihumbi 30 by'amarundi, kandi nta kindi kintu nabashaga kubaho, nta kindi cyambeshaga uretse ivuga butumwa. Amaze iminsi ine ngiye gutaha bamerekeje bama akanote ka 500. Ini byose Imana yakoresha karanga amakanote ka 500. Abavuga ko muri hano mudasenge Imana gatabare ko barangiza. Ndashima Imana abo bangara nabo ariko narabizi ntabwo ari byo cyo nuko uko byangendekeye tugiye n'abaganana banguranye ndagenda ndataha bagiye kumperekeza bamukanote ka 500. Ndashima Imana n'ubwo yongeye kujya mu ivugabutumwa ahamagara abantu nk'abagaye bakavuga ati genda kwemerera indege, ndakwemerera iki n'iki, hoteli uzararamo, ibi byose imodoka izakujya kurasa. Ndashima Imana ko yabaha kuko murangiriza neza. Yangiye neza ariko hari ahantu umuntu aba yaravuze yanyubagije akanote ka 500. Ira mugenzi w'Imana igiye kwibagiza uyu munsi. Nza kuva ndatangira mu rugo ntabwo ndimo ndabishima mu mabarire ntabwo mukamugira ndimo ndabaye nawe. Ndahageze mu rugo ndebye muri store sanga ibyo kurya byahezemo, sanga nta kintu na kimwe kirimo. Nahise manuka ku musozi ahantu najyaga nsengera, ndagenda mu bitama binasi mbwira Imana ngo ntabwo y'amasengesho iminsi 3 yo kwisozesha. Ndimo ndabwira Imana ngo ngize inzara ariko asanga ibyo masengesho urashoboye urongera kwisozesha nanone cyane. Mana yanjye ndi kuri uwo musozi ndawibuka ari mugoroba nka saa 12 nibwo numvishije Imana irambwira guherera umunsi uhereye iyi tariki. Haleluya, byari muri 2015 irambwira ngo uhereye umunsi mukuyeho inzara nawe uzaba uri kumwe ntabwo ari cyo kuko Imana yampaye kurya. Nubwo mubona nabyibushye ariko agapoko karagaragaza ko ndya neza. Azari kuza kunsura mu
Imana ni nziza. Imana ni nziza. Amen. Ndagusabye inshuti yanjye, umuntu wese uri kurangiriza ahangaha ukaba ubyemeye, uyu mwuka w'inzara ukuveho mu izina. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ije kubibagiza umubabaro wanjye. Amen, amen. Ije kubibagiza umubabaro wanjye. Amen, amen. Ntabwo nzi icyakubabaje icyo ari cyo. Ntabwo nzi icyakubabaje kiri gutuma urara udasinzira. Ariko Imana yishubije kukirangiza. Amen, amen. Haleluya. Amen. Imana yishubije kukirangiza. Amen. Reka mbabwize kw'Imana y'ijuru. Iyo nabonye kuyibona mu cyaro, nkayibona hano mu Bujumbura, nkayibona mu Buganda, nkayibona na Nairobi, ndababwiza ukuri ko hano tugiye kuyibona. Amen. Amen. Oh, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Zamura Imana icyubahiro. Bimbire ko mwibagije umubabaro wanjye wose. Unyibagije umubabaro wanjye wose. Unyibagije umubabaro wanjye wose. Nawakwiringiye Imana.
agahinda nagize n'ibibazo nahuye nabyo ibibazo nahuye nabyo n'ingorane nahuye nazo ingorane nahuye uyu munsi n'umunsi ndabyibagiwe ukawukene kuveho izina rya Yesu ukawukene kuveho ukawukene kuveho ukawukene kuveho n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti zana ibiganza byawe uyu munota bikongera kugaruka. amen Pastor Prophet nyimena gatoya natwe bimuka kwa impamvu mbona namusanya hagaha mbona korera mu mavuta y'ibyo turimo turafatanya ariko mwanyifuza nyimena gatoya kubera ko Imana ibintu Imana irambwiye ngo turiho abana amafaranga menshi agomba kuzira rimwe ataje gucaka Imana iraze umwuka kujya bakuhezageza utuntu 10, 10, 5,000 nayo bakayakugiraho amajana. Imana irashatse. amen amen Tujye kwinjira muri mwanya wo gusenga turafatanya nawe uvuga uti nanze kujya kudufaranga ndahamagara amafaranga menshi ndahamagara miliyoni nyinshi ndahamagara
yararyohewe yarariye byose
inyama ibiryoshye n'ibitaryoshye byose yarabiriye ariko nta gakise yaravuze arapfa amaze gupfa agenda mu muriro. Amen. Mushaka navuga ngo nimundungike mugire gukora basigaye batarakizwa niba abantu kubera ubuvugishwa bubabika kuzuka niko nani amafaranga agaragara kuri Imana n'ibibazo bazokora kigo y'ibiro 5,600 bizaboneka yasanga haba muri 3 uzagera kwa bageni bari kwa bashoreye acana kwa ayisube bayisubize izahawa abagize atunga 3,000 cyangwa Yesu ashimwe cyane ibyo ntabwo ubizi nk'abantu basenga ndari babari ziriya sana zizinde ziriya bazira ko nk'abantu wabyumvishije isana miliyoni 30 yava ku bantu muri babo kuko ntabwo bisa n'ibihumbi 100 naho nyine bisi kwisi kubera ubwenge kubera yisuzemo akakurambura agakuramo wayigize ku ijana bakamuhemba 80 kuko yuko 80 none ko wapfuye wowe wapfuye twebwe bamuhambye batamambye nk'abayisilamu nikaca kubaza Islam nasanga ko bagamba tereka rero izahamba abakirisu igihumbi nabyumvishije mwaracyumvishije izaburi sange kugenda nayo Yesu ashimwe cyane n'imiterere mwaba mwisange sibyo none zaburi n'abantu cyane ariko guhamba kwitongo imana zo guhamba kwitongo ukabisaba soki ariko ukagenda hariya ku kokori yewe ufa kuvayo nyine amakaro baca batubuza baca bagukurayo banagukabi baca bayipakiza bakayisubiza hariya nka munsi nyine nta bukeye nawe washira abapolisi bahacungera abapolisi barazatumba bagahora imagahe ku munsi n'amahirwe 5 kurara rimwe tumviriza sha hakiri 100 umanzi ugende gufata kanuze kariya kamushikaki toba tumusengere nibyo twamuhanze sibyo muragenda nyine bakamusengera nuko babyeyi bagahindura bagasubiza kwa kundi cyari uruzinga ruriya bwoko twarusize kandi rurazinga ruriya ruzinga genda barafata baporojegitariya tumaze turukoresha bakagira ibisiga bagasubira hariya icyo bamubwiza kubimenya hamugirizo n'upangisha abanyamahanga nawe uzarabye turi kumwe abanyamahanga kuko abaganga mu migenzo yabo kirazira k'umuntu ubwiza k'umuhango wabuze itongo ryabo uragenda ubahabwa itongo ryabo rero ikiziga kubera baba barabataye arabamanipasa ngo amafaranga menshi umwana amupfiriyemo yimba hajya n'inyamuzi akamuhambaye gaca kose bamaze gaca agenda ntarabye niyo mpamvu mugiye gupanga bamubwira gupanga bandira umuntu abasengera ibibazo Yesu ashimwe cyane kuko n'ubuzima bw'ijuru hari kunyama ku mizimu abantu bapanze urabwira bapanze ntuzi ibintu biri ijuru icyo ni ikintu nawe utabuze ibintu biri ukabona ibintu byawe bigenda neza kumbe nimba zihari nabyumvishije haba n'umugore parasera ndakwinjiza ntuzakore parasera ku kabuye ntabwo uri kumuranya ntuzakore parasera zo ku kabuye hari amaparasera menshi yo ku kabuye muri kumuranya kindahanze ndabahakomeye kujya baranga abazi kujya baranga bazamuka mani bageze hari amazu kunyabaranga ntuzakore kunyabaranga uzakore ugenda hirya mu buzima ntububake ku kabuye ntubake ku kabuye muri kumuranya kuko abarozi bahamba baki imyuka yabo igumayo ntukaremeye uzaba unigaranye n'imigano niba babuze parasera ahandi bazi uzarode tubwire deliverance iyo nzu yawe sibyo none sibyo
mwabyumvishije mukomere amashyi menshi Imana mu izina rya Yesu. Waje arwaye indwara y'igitigu, Imana yamutabaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Muzane amavuta muri iki kintu. Turasiga amavuta ya confirmation mu izina rya Yesu Kristo. Confirme ubukire ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ntaza kuzasura kugira Yesu arashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ntaza mugiye gutunga amamodoka, mugiye gukomera mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Byamaze kuba mu izina rya Yesu Kristo. Byamaze kuba. Abo dusengera kuri radiyo barakira, we bashoboye kuza wareka gukira, wareka kwakira igitangaza. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Baramwiza turi Yesu byemeye. Baramwiza turi Yesu byemeye. Hari abataxibero bari nk'abaje, abataxibero bari abanyuka amakinga bazabona umuntu. N'imiyoni ikinga. Numwe gusa bahaguruke. Abanyuka amakinga babikora bahaguruke. Haba abataxibero bafite. Tambuka imbere mu izina rya Yesu Kristo. Niba ari gusa. Aho nta kibazo. Aho hasi nta kibazo. Niba ari gusa. Nimba byagaragara. Abaza kunyonga imodoka bazabona barega cyane. Abaza kunyonga imodoka. Abaza kunyonga imodoka. Abaza kunyonga imodoka bazabona imodoka. Tazi kunyonga imodoka bazabona. Mukomere amashyi menshi Imana. Indukira muraba ngaho. Amen. Reka basiga amavuta ya confirmation. Mukomeza y'urukundo rw'ababyeyi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu ndabasenga, Yesu ashimwe, ndabasenga ku biganza. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndamwirwa aya mavuta y'igitangaza. Uko ndabasenga ku biganza, ni ikintu cy'ubuhamya cy'ihuriro mu izina rya Yesu Kristo. Ni ikintu cy'igitangaza cy'amafaranga. Uyu munsi nona cyageraho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Yesu ashimwe cyane. Impamvu y'abashuka mu minsi imbere mike cyane, ndabona ko mu kwezi kumwe cyangwa mu kwezi kumwe n'iminsi mike abanyeshuri imbere baziga kunyonga imodoka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Nari niyumviye cyane abataxi imbere bararuha amacigo bariko barasunika ikinga, we ntabwo abona yashyize umuzigo inyuma ariko arasunika amacigo harababaza. Ntabwo yanyonga, ndabagirira impuhwe. Ntabwo yanyonga nawe ikiri imyaka 5 tiyavuma yiga imodoka akaja ku modoka. Yesu ashimwe cyane. Agatera intambwe n'imodoka ntabwo yanyonga imyaka myinshi, hama akavaho tukazabaronderera ishuri bakigana indege. Yesu ashimwe cyane. Ukava mu bwiza uja mu bubi. Ubwo urabona haje batatu. Naje ibintu uzababwira mu izina rya Yesu. Sinzashobora kwinjira bataxi imbere. Ubwo barabaruse. Ntabwo no kuri radiyo ushobora kujya kuzamura ku ikinga. Ntibumvirize radiyo. Yesu ashimwe cyane. Ubu rero tuzabyigira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nibuha ndindiriye abana bagere mu buruhuko, tujya tubaha porogaramu abanyeshengero uzabona muza kwigira ngaho. Amen. Amen. Kwiga imodoka ni 5,000 uzagenda ubaze muri bibiri. Kwiga imodoka ni 5,000 ariko wize kuri gusa. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Hano twigisha tugiye kuba ibintu biri mu bwoko butatu. Esprit ameko imwe mu yagizamuki umutima utera imbere n'umubiri utera imbere. Yesu ashimwe. Amen. 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 Niyo mpamvu rero tugomba tubikore mu izina rya Yesu Kristo. Mwese ndabasiga amavuta ya confirmation murako ugenda mu izina rya Yesu. Umukire mu izina rya Yesu Kristo. Uri bafite imyatsi myinshi cyusaba umuntu bakumunyu ukara umunyu. Iko mwese uzi ko yaciye mutango gusa genda garagaza ngende bakumunyu ukore ukaraba mu izina rya Yesu. Wayumukire mu izina rya Yesu. Wayumukire mu izina rya Yesu.
wayukire mu izina rya Yesu, wayukire mu izina rya Yesu Kristo